baratashye. Ubuzima bwa hano mu rugo bumeze bute? Ntabwo bumeze neza. Ntabwo bumeze neza. Ngaba abana bazi igisobanuro cy'umuruho, ngaba abana ushobora kubaza ibibazo byose bishingiye ku muruho maze bakabyuzuza bakabona amanota 100% kuko basobanukiwe umuruho icyo ari cyo. Ubusanzwe ni abana batatu, ariko njye nyimara kumva inkuru yabo nahise mbita abagabo barabona. Ni mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi. Rwari urugendo rurerure kandi rukomeye tujya kubasura. Ni mu mihanda mibi kandi ifunganye, ni mu mihanda y'igitaka ivanze n'amabuye, ariko twagombaga kubasura ni nyuma y'uko tubonye amashusho yabo akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, abana bari kurira kandi bateye agahinda. Ko dupfa nzaza kudushyingura murira. Byanteye kwibaza ibibazo byinshi. Isaba abana babayeho n'ababyeyi bafite, bakaba ari abana ubona ko ari bato cyane kandi ukabona ko harimo n'umwe ufite ikibazo. Aba bana babayeho bate? Ese nta mubyeyi cyangwa se umuntu ubarera bafite ngabe yabatunga mu gihe bagiye ku ishuri ngabe yajya gupagasa? Ibyo nibyo byatumye dufata urugendo tujya kubasura. Muhawe ikaze. Njye nitwa Justin Rakoze. Iyi ni Kigali TV show. Usanze hano mu rugo ukatuje kugira ngo tubashe kuganira nawe. Ubuzima bwa hano mu rugo bumeze bute? Ntabwo bumeze neza. Ntabwo bumeze neza. Bivuze ngo ubuzima ntabwo bumeze neza, ushaka kuvuga iki? Uramaze kuganira. Ni abana basizwe bakiri bato. Iyo muganira amarira kuzenga mu maso. Ababyeyi bawe bagiye baratashye. Bivugira ko batajya barya, ntibiga kandi barara hasi ku itaka. Nusigo ko nabonye ahantu muryama hasi. Bimeze bite? Na mifariso tugera. Mifariso na matera mugira. Iyo ubarebye ni abana bababaje. Akana kamwe k'agakobwa iyo ukabonye ubona ko gafite ikibazo kuko kagenda gacumbagira. Inzu yabo irava ku buryo iyo imvura iguye imvura irabanyagira, naho baba bafiteho kujya usibye kwihangana. Urabona iyi nzu yanyu y'imvura iguye biba bimeze bite? Iragwa aho uburiri bugatoha, yagwa turyamyemo natwe tugatoha. Aba bana baba mu nzu yenda kugwa, abaturanyi babo baba babafitiye impuhwe. Ni inzu ubona ko ari amatafari yatandukanye ku buryo iyo uri mu nzu uba ureba ibiri kubera hanze. Bakunze kumara igihe kingana n'icyumweru cyose batarya, aho baboneye icyo kurya ni udushyimbo duke batogosa maze bakaturya, kandi bakaturya nta kintu baturishije. Ikiro cy'udushyimbo ubwo nitwa natetse rero baraturya, nagiye gukorera inkorera 700 Uyu mwana w'umukobwa ibibazo ntiyabivukanye, ahubwo byatuwe nuko yararaga hasi maze abyutse asanga ameze atyo. Bagerageje kumukanda n'amazi ashyushye ariko bibi by'ubusa kuko ngo biterwa nuko biryamira hasi kuko nta matera bazi, yewe ntibazi niba zinabaho. Umwana umwe ugaragara nk'aho ari muto nawe yirarira mu gitebo cyangwa se igikoresho cyifashishwa mu gushomba ifumbire. Iyo aticaye muri iki gitebo ntabwo yabona uko yagira agatekano muri we, ntabwo yabona uko yagira akazima mu buzima bwe ngo yumve atuje atekanye neza. Bafata ibyakatsi byinshi maze bakabishyiramo maze akegeka umusaya. Uw'umuhungu we arara ku itaka ndetse n'uwo w'umukobwa bose birarira hasi ku itaka. Ikibabaje nuko nta muyobozi wo mu gace batuyemo ubitaho, barabireberera kandi nta nicyo babafasha, ahubwo barabirukana ngo nabapangaye. Baba banduza aho batuye ngo bajye gushaka aho baba. Nta muyobozi utwitaho, baca ku muhanda bakigendera. Iyo urebye ubona isuka ari nkeya muri uru rugo,
aba bana ntibajya babona igihe cyo gukorera amasuku kuko uwo mwanya ntibawubona kuko baba bari kurwana n'ubuzima bwabo. None niba abayobozi babihunza aba bana bazajya he? Byaduteye amatsiko tubaza niba nta murima bafite, maze umukecuru utunze aba bana tubwira ko akarima kari gahari kari gato kandi karagurishijwe, bityo rero nta murima basigaranye. Barambwira ngo nitugurishe ngo ubu buzima bwishywe ngwise ngo nanjye bampitana. Ubwo rero nanjye nahise nemera, ubwo mpita nemerera baragurisha. Bamaze kugurisha amafaranga umukwe ayashyira ku mufuka, bati ntabwo namenya ko yatwara. Ubwo bahita baza bashorera abana batugeza ahangaha ngo nitube ducumbitse aha, ngo bazagaruka baze kutureba ngo bagiye kureba aho bagura ubutaka. Ubwo bahise bagenda gutyo nta kongera kugaruka, banzigira utwana 3. Ubwo baragiye, nimba barapfuye, nimba bari kure mu mahanga, nimba baragiye ahandi hantu ntabwo mbizi. Nta gatelefoni, nta kindi kintu batubwiye, nta nubwo banatugezeho. Nuko ubwo nibwo buzima ndimo. Inzu badusizemo ducumbitsemo, imvura iragwa. Aba bana umuntu wese ufite ubufasha abasha kuba yabaha bakababonye ibya nijoro, bishobora kuba udushyimbo duke cyangwa bakarya amandazi, kandi ubwo icyo gihe ni nk'umuntu uba wabahaye sengisa. Uyu mukecuru avuga ko kugira ngo ahinge bisaba kubanza akaryamana na ba nyir'ubutaka maze akamuha aho guhinga, ariko nyuma y'uko bamaze kuryamana uko nyir'ubutaka bishatse araza akaza kumureba maze bakongera bakaryamana. Ibi bikaba byarabaye inshuro 2, maze ageze aho arabyihorera. Ugira akarima ko guhinga? Ntabwo turiho duke, twakagurishije. Avuga ko yirukanwe kuko ari umu ADPR, kuko ngo yari atangiye kujya byanga maze baramwirukana. Uyu mugore avuga ko aramutse abonye ubuvugizi cyangwa ubufasha wenda bakabona aho guhinga byabafasha. Ushaka kubafasha aba bana cyangwa se ari ubufasha ubafitiye, wabaha 1000, wabaha 500, nimero iri muri comment. Twarategereje burira abanyamakuru ba Kigali TV Show bari bashobewe iby'uyu muryango byabacanze. Twarategereje ngo turebe uko baryama nuko barya ku mugoroba. N'abana baryama ahantu habi, kurya kwabo barya nabi. Ngaho reka mbashimire mwe mufata umwanya mugakurikira Kigali TV Show. Video nshya kandi zitangaje zose muzajya muzibona kuri Kigali TV Show.